hari ibintu nkunze kubona kuri social media ugasanga wenda tuzikoresha byinshi, nanjye ndi muri bazikoresha cyane, nzikoresha nk'akazi, nshyiraho ibintu by'abakiriya, ubuzima bwanjye nanjye mbushyiraho, ariko hari ibintu dushyiraho kuri social media ukibaza biriya bintu byari ngombwa kubishyiraho. Reka nguhe urugero, utandukanye n'umuntu mwakundanaga cyangwa mwabanaga nk'umugore n'umugabo, wenda mumaranye iminsi, ibyumweru, imyaka, icyo gihe mumaranye ntabwo tukitaho, icyo nitaho ngiye nuko wamuhisemo ngo akubere umukunzi umufasha. Noneho nyuma yo gutandukana n'uwo muntu ugahita wiruka cyane ukajya live kuri social media zawe, TikTok, Twitter, ukahita ujya gukora space, ukajya kuri YouTube ku bitangazamakuru bitandukanye, ugasaba interview ngo uvuge ukuntu uwo muntu yari umugabo udashobotse, nanze gukoresha cya gitutsi mukoresha, yari umuntu utahaha, burya ntiyahahiraga urugo, uziko burya ntabwo yakoraga ibi n'ibi. Ibyo bintu mu by'ukuri ibyo bintu biratureba ko tubimenye, kuko uwo muntu ushobora gusanga rwose atarabikoraga, ariko niba waramuhisemo nshuti yanjye ukamarana nawe iyo myaka yose, ibyo byumweru cyangwa ayo mezi, umeze nkawe, kuko umuntu akurura icyo ameze nkacyo. Wenda wamaze kubibona nyuma utandukana nawe, ariko se wibwira ko kujya kubivuga hariya twebwe tukubona gute? Noneho kuba uri no kumusebya gutyo ari umuntu mwabanaga mwakundanaga, umva uri munsi ye, buriya tuba turi kukunyuzamo ijisho. Si ngombwa ko ibyo bintu ujya kubishyira kuri social media, bigumane, niba umubikira ibanga w'imfura kumurusha, ariko kujya hariya ku karubanda bamuna nyine umuntu ahita agufata nk'umunyamusozi, nk'umuntu utararezwe. Reka ibyo bintu ntabwo ari ngombwa ko bijya kuri social media. Iyo nsebeje narabanye nawe, ubwo wari umeze nkanjye kuko wampisemo, uhitamo n'ibyanjye byose n'ibibi byanjye byose. Ni ukuvuga ngo hari ikintu wari warankunzemo, none se aka kanya dutandukanye, none ugiye kunsebya, ubwo utandukaniye nanjye.